Yesu yubahwe ibihe byose, Imana ihabwe icyubahiro. Shalom ahantu uri, shalom mu bugingo bwawe, shalom mu mutima wawe, shalom shalom. Ndagushuhuje igihugu cyose uherereyemo, shalom. Karibu dusenge, zinduka usenge, byuka usenge. Njye wumva kuri mikoro ndi Mame Benezeri. Kadusome Daniel igice cya 9 umurongo wa 4. Haravuga ngo nsenga Uwiteka Imana yanjye, nyaturira nti Nyagasani Imana nkuru y'igitinyiro, ikomeza gusohoza isezerano no kugirira ibamba abayikunda bakitondera amategeko yabo. Aha ni Daniel yari ari gusenga, ariko n'icyagiye yaturaga ibyaha by'ubwoko bw'iwabo arimo abasengera. None ngira ngo wisengere iki gitondo, usengere n'abawe abukunda bushaka, ariko cyane cyane dusengere iki cyumweru tugiye gutangira, twatangiye. Imana izabane nawe, tubashishe, tugirire neza. Ndagira ngo dusengere muri uyu murongo wa 4. Nsenga Uwiteka Imana yanjye. Daniel tumwigiraho gusenga. Yabaye umuyobozi, yari afite imirimo myinshi, ariko kandi aranasenga. Yasengaga 3 ku munsi. Daniel kandi ikindi tumwigiraho guhagarara agahamya Imana. Ni umugabo uhamya, wahamije Imana, ayihamya imbere y'umwami, ntatinya abakomeye, nta nitinya iki. Daniel tumufatiraho urugero rwiza rwo guhamya Imana. Hari abantu rero bakizwa bakagenda bihishe. Daniel we ntacyo yigerega yihisha, bamubuzaga gusenga, ahubwo akogeza yengeza amasaha. Yasengaga 3 ku munsi. Ibyo tubizi kuri Daniel, kandi urabona ko ari umuntu wakundaga kwihana. Urabona ko yagiye kwihanira ubwoko bw'iwabo. Nawe ndakwibutsa, ujye unyuzamo usengera umuryango wawe, usengera urugo rwawe, usengera abana bawe, wibuke kwihana ibyaha byabo, watura umugisha, uvuguruze watura umugisha. Karagaciyemo. Reka rero nako dufatira isengesho ritubera urugero twasengeramo, twakwiragiza Imana muri uyu munsi wacu, tugahagarara nka Daniel. Hano igice cya 9 umurongo wa 4 yaravuze ngo nsenga Uwiteka Imana yanjye, nyaturira nti Imana. Umva Imana muri kumwe hano yarahamyaga ngo ni Imana yanjye. Wemerera Imana igumye kubera Imana, igumye tubera Imana muri byose muri uyu munsi. Ikindi kandi twature ngo nyaturira nti fungura umunwa usenge. Niyo mpamvu uvuga ngo fungura umunwa usenge, byuka usenge, gira icyo uvuze ku munsi wawe, gira ijambo watuye. Nta guceceka, reka no gufungura umunwa tukatura, gira amagambo watuye, gira umugisha watuye, gira ibyo ubwiye Imana. Yawe yaraturaga nti Nyagasani Imana nkuru y'igitinyiro. Yabanje kuvuga gukomera kw'Imana. Ndagira ngo witoze gusenga, ariko uvuga Imana iyo ari yo, yuko mwahuye, jya ubyibuka, ubwira Imana ngo Mana niboneye, Mana ishobora. We yarazi neza ko Imana ari Imana y'igitinyiro, ari Imana idahangarwa. Wowe Imana bite? Mubanye mute? Mubiziranyeho gute? Ngikomeza gusohoza isezerano. Daniel yarazi neza ko Imana isohoza amasezerano itabeshya. Haleluya. Ngo kandi ikomeza no kugira ibambe. Yarazi ko ari Imana igira ibambe. Ibambe kandi rijyana no kubabarirwa n'imbabazi, no kugirirwa imbabazi. Imana buriya yakugiriye ibambe n'imbabazi ziba zirimo, ngo kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo. Ese koko ukunda Imana? Ukunda Yesu? Ukunda umwuka wera w'Imana? Ndagira ngo Yesu wo ku munwa ntabaho. Niba dukunda Imana, tugakunda umwuka, tugakunda Yesu, duharanire gukora ibyo Imana ishaka, no kugenda nk'uko ishaka, no gusohoza ibyo ishaka. Tuyumvire. Ngisezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo. Ese koko twitondera amategeko yayo? Ijambo ry'Imana dusoma, tugomba gusoma ijambo, ariko ntabwo turisoma ngo rice mu gutwi rihosohokere mu kundi. Oya, turarisoma tukarihuza n'ubuzima bwacu bw'uyu munsi, kuri iyi tariki tugezeho, kuri uyu mwaka. Ukababwira Imana ngo icyo ushatse kumbwira ni iki, nyumve, ngihishukirwe, ngisobanukirwe. Muri uwo mwanya nyine usomye iryo jambo, kugira ngo bidufashe gukiranuka no kugenda nta nkomyi, ntacyo umutima udushinja, kandi n'Imana tukagenda n'Imana itwishimiye. Mureke
dusenge. Mana nyir'ijuru n'isi, Uwiteka Mana ikomeye, mwami w'amahoro, turatura ubugiraneza bwawe. Nyagasani Mana nkuru, uri uw'igitinyiro, ibyo nanjye ndi umugabo wo kubihamya. Uri Imana y'imbaraga, narakubonye. Uri Imana idatsindwa, ndi umugabo wo kubihamya. Uri Imana y'ubuntu n'ibambe, uri Imana y'imbabazi n'ibambe, uri Imana igira neza n'ibambe, uri Imana twitayeho, uri Imana mu buntu biracyashoboka, mu buntu birakunda. Turagushimiye. Shima ku bw'uyu munsi, shima kuduha ubuzima, shima kuduha amagara, shima guhumeka, shima kutubyutsanya n'ibyacu n'abacu, shima kutwemera tukabaho tukavuga izina ryawe. Shimwa Nyagasani Mana nkuru, Mana y'igitinyiro, nyir'ububasha n'ubushobozi bwose, wowe ukomeza isezerano. Turasenze mwami, amasezerano yacu akomezwe, amasezerano yacu arindwe, ibyo tuvugaho bikomezwe, ibyo watuvuzeho bikomezwe, ibyo watwanditseho bikomezwe, birindwe umugambi wawe urindwe kuri twe. Bya bindi wavuze tukivuka, ibyo aba ari byo bigumaho, ibyo abantu bavuze turabisibye, amasezerano abandi basezeranye tubiyakujeho amaraso ya Yesu Kristo, hamwe y'isezerano rishya. Kandi nyir'ibambe, we nyir'ibambe, utugirire imbabazi mwami, ibyaha byacu bisibangana imbere yawe. Maraso Yesu natwuhagire, yuhagire mu mibiri yacu, cyari cyaha cyose n'icyandiko cyaturegaga n'igihanagurwe. Yuhagire mu mwuka wacu, icyari cyaha n'icyandiko cyaturegaga n'igihanagurwe. Haleluya. Niyuhagire amazina yacu, icyari cyaha n'icyandiko cyaregaga amazina yacu nikivemo. Abadushyize mu rubanza nabyo byose nibihanagurwe, tubisibishije amaraso ya Yesu, nibihanagurwe. Buri manza zose, ibyo byose biveho mu izina rya Yesu Kristo. Ibambe ryawe ritugote, ibambe ryawe ritwume, turyumve, ibambe ryawe ritwomeho. Iki cyumweru tukinitse mu ibambe ryawe, mu buntu tugifatanije n'ubuntu. Uyu munsi tuwufatanije n'ubuntu n'ibambe, bikorane bigendane kuri twe. Utugirire ibambe aho turi bujye mu byo turi bukore, utugirire ibambe, ugirire ibambe ingo zacu, ugirire ibambe abana bacu, ugirire ibambe mwami abaturanyi bacu, ugirire ibambe ibihugu turimo, ugirire ibambe buri wese umunsi we n'amasaha ye, tugirire ibambe mu kazi kacu, mu business dukora, tugirire ibambe mwami, uhaze kwifuza kwacu, kandi tukubahe, tugutinye, tukubahisha aho turi, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Tubashishe kubahiriza ibyo ushaka, ijambo ryawe ritwuzure, ijambo ryawe ribe muri twe rigwiriye rwose. Haleluya. Turushaho gutungana. Urakoze Yesu, ndagushimiye, ngushyize hejuru, ni wowe Mana, izina ryawe ni ryiza mu isi yose, none n'iteka ryose. Amena, amena. Uwiteka ni mwiza kandi abereye mwiza bamutegereza bose. Haleluya, haleluya. Reka tuvuge ngo Mana nyir'igitinyiro, we Mana nkuru, wowe ukomeza isezerano ndetse ukagirira ibambe abagukunda bakitondera amategeko yawe. Ubane natwe, uturagire, udushorere, uturinde, uduherekeze, uduha amahoro, uduha umugisha, uturebe neza. Amen. Shalom.